iri soko ni irya se wa Kabarebe. Iri soko ni irya se wa Kabarebe. Tureka tuvuge ubutaka. Ubutaka na ariko ni soko niwe waryubakishije. Ni muzehe ise wa Generali Kabarebe. Gira hino ariko niwe wadutije ubu butaka. Turimo turakurikirana cya cyangombwa ku karere n'uyu mwanya tuvugana mvuye kugisinyaho ngo kijye mu mujyi nabo bagisinyaho hanyuma bakomeze abantu bakore isoko rikomeze kwaguka ryaguke yitonze buhoro nta kajagari nta kavu nta muvundo naho bigeze tuvugira ahubwo turashimira minisitiri. Ishyaka rwose turamushimira ko yadusubije agaciro akaduha isoko ryacu rwose kandi tumubwira yuko tumwijeje imikoranire myiza n'izindi nzego. Yaremeje ngo hazajyamo imboga n'imbuto ariko nta mboga n'imbuto nta soko ry'imboga n'imbuto ribaho. Ntabwo umuntu yagura inyanya ngo azamuka gikinyira ajye kugura y'ibijumba ibyo bintu bibaho. Rero dufite impungenge rwose turishinganisha mu by'ukuri ntihagira n'unyerera cyangwa mwumvise hari uwabuze izo mpungenge turazifite. Nkihagera rero ntabwo nakiriwe neza nk'umuntu wavuganye n'itangazamakuru. Oya rwose ubu abapolisi n'abadaso baranyirukankanye mpaka bamfasha. Baranyirukankana n'imbunda imbunda rwose baravuga ngo kandi wowe uraraswa. Noneho ubwo ngubwo amagambo bo bambwiye nahise numva ko nzira kuvugana n'itangazamakuru nta n'ikindi. Nkaba nishinganisha rero ko bari kungendaho bavuga ngo ninjye gumura abagore kikamumbana ni ikibazo kimbangamiye. Bari kukugendaho bande gitifu nyamara avuga ngo ninjye gumura abagore wabumboga. Ariyo mpamvu aha duhagaze akajagari kari gahari tuhaboneye umurongo ubucuruzi buzakomeza ariko budakozwe mu kajagari. Murakoze cyane tugeze hano ni mu birembo turahabasanze muzehe tubanje kubasuhuza mukomere cyane. Turaho yego ngende Clement Bagemahe uyu ni Umubavu TV online tumaze igihe dukurikirana ikibazo cyane mu birembo cy'isoko abaturage babirukana ariko baza kugushimira nka nyiri ubutaka ako wabagiriye neza kubatiza aho bakorera ku mutima mwiza ndetse n'ibikorwa by'ubafashamo birangira inzego zibanze murenge ati nibahave kugeza kuri umwanya bihagaze bite utangira uvuga amazina yanyu ukibwira abadukurikiye muri aka kanya hanyuma mukatubwira ku bijyanye nabyo. Okay, yewe nitwa Rwagitari Ananias. Ibintu byarabaye baraje nyine abayobozi barasenya ibyo bashenye ko byubatswe mu kajagari ariko noneho bigeze ejo umunsi w'ejo minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yaraje arabikemura aravuga ati noneho ka kajagari karangiye noneho gisigaye hari agasoko kari gasanzwe gasakariye kubatse abaturage nibasubiza mu butanda bwabo batangira bakore ariko bakore neza ku murongo bateganye fite umuvundo mwese twabishimye twakumye no mu mashyi n'abaturage babishimye aho bigeze turimo turakurikirana cya cyangombwa ku karere n'uyu mwanya tuvugana mvuye kugisinyaho ngo kijye mu mujyi nabo bagisinyaho hanyuma bakomeze abantu bakore isoko rikomeze kwaguka ryaguke yitonze buhoro nta kajagari nta kavu nta muvundo naho bigeze tuvugira ahubwo turashimira minisitiri ubutegetsi bw'igihugu. Bakoze gushimira minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu ni Professeur Shyaka Anastase. Hanyuma aho bigeze rero ati n'icyangombwa mwagiye kugisinyira abahakoreraga mwari mwatije ubu butaka kuko batubwiye ko ari ubwanyu murababwira iki murabahanganisha gute barimo barira murababwira iki abantu mwari mwatije ko ari abazunguzayi ari abantu batishoboye ariko aho baramaze kubakorera baramaze kwiteza imbere bo murababwira iki nkamwe mwari mwabatije ubu butaka? Turababwira ngo bihangane basubireho batangire bundi bushyashya bakore ubuzima bukomeze bakore nta kibazo ibintu bizajya ku murongo neza
ntabwo bazongera kubasenyera nangwa kubirukana, ubundi ibintu bizajya bijya muri gahunda buhoro buhoro kugeza ubwo isoko rizaguka rikaba rigari nk'uko babishakaga naho tugejeje. Itangazamakuru Umubavu waraje Umubavu.com n'Umubavu TV online ugera gukora ubuvugizi inshuro ya mbere inshuro ya kabiri, bo urababwira iki abanyamakuru baje kuba baragaragaje kugaragaza iki kibazo, bo urabaha ubuhe butumwa, urababwira iki igitangazamakuru? Icyo mbabwira ni kugenda nabo batangaza ibyo mbabwiye ko biri mu nzira bigiye kujya mu nzira bikagenda neza, abaturage bagakomeza bagakora buhoro buhoro kugeza ubwo isoko rizaguka, abantu bakaba benshi, n'ibindi wenda byashenywe nka biriya bya kontineri wenda nabyo bizajya biza buhoro buhoro, simbizi uko bizagenda, ubwo bizaterwa n'uko imikorere y'abaturage izaba imeze. Dusoje tugushimiye ko duha ikiganiro ku Umubavu TV online n'Umubavu.com, turagushimiye nawe. Murakoze cyane, Imana barinde. Turi kumwe namwe si ubwa mbere si n'ubwa kabiri tubasanze hano mu Birembo kuri iri soko mukoreramo cyangwa se mwakoreragamo. Uri Josiane cyangwa wongera wivuge kugeza kuri munota twaje kenshi, bigeze hehe, bihagaze gute, gira iki bitubwiraho kugeza kuri munota? Murakoze, nkuko mwabyivuze nitwa Josiane mugowe neza, abanakoreraga muri aka gasoko ka Birembo. Cyambere ndabanza gushimira Umubavu TV online wadukoreye ubuvugizi, rwose Imana yo mwijure baho umugisha, kuko aho bigeze ubu mubifitemo uruhare. Ubu rero aho bigeze turashimira urwego rwadufashije kongera kubona ibyacu, urwego rwamanutse rukigora mu gihe kitari ngombwa, hari no muri weekend rwa Minisitiri Shyaka, rwose turamushimira ko yadusubije agaciro akaduha isoko ryacu rwose, kandi tumubwira yuko tumwijeje imikoranire myiza n'izindi nzego. Murakoze. Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Professor Shyaka Anastase yahagije ryari, hari sangahe, yahasanze bande, se mwarakoraga, byifashe bite, tubwire mudu yari hari? Yaje ku cyumweru itariki 14, hari nko mu masaa 8 n'igice hashyira saa 9, yazanye na timu nini irimo, birumvikana ntago Minisitiri yaza hatarimo meya w'akarere, hatarimo kagari cyangwa umurenge n'inzego z'umujyi wa Kigali, birumvikana ko bari kumwe, ndetse yaranari kumwe n'inzego za polisi, birumvikana ko na DPS atarahabuze. Mu kuza rero mu by'ukuri ntago twari tumwiteguye, yaradutunguye, yaje asanga turi gukusanya ibintu byari byashenywe, turi kubishyira hamwe. Mu by'ukuri yaje tutari muri mood nziza, ariko nubwo tutari muri mood nziza, niyo mpamvu tumushimira ko yadushubijemo ibyiringiro. Yashubizemo ibyiringiro bimeze gute? Yavuze iki? Yasanze hamaze gusenga uko twakoze inkuru hataramera nk'uko tuwasanze, we yasanze hameze gute? Ibyiringiro yabasubijemo ni ibihe? Ikizere yabahaye ni ikihe? Muheruka hakira amakontineri, isoko ririmo ibitanda, abantu bakora activite zose wenda zahagaze, ariko hagaragara ko hari abantu, ariko mu by'ukuri yaje asanga ari amatongo, urugo rw'amatongo gusa. Yasanze igihangari kitarasenywa, ariko yaje hari igihangari, nta kontineri yari ihari, nta gitanda cyari gihari, yemwe n'abantu bari bakeya, ntago bari benshi kuko yakiriwe n'abantu bakeya, ariko muri bakeya twari turimo. Yaduhaye icyizere rero, nubwo twebwe murabizi ko bari batubwiye ko isoko ryafunzwe ndetse nta nirihari, twari twamaze no kumva kubwirwa yuko iri soko riri Musave, twanakoze ingendo shuri tubona ni kure. Hanyuma aho Shyaka Anastase hagereye, impamvu yadusubijemo ibyiringiro, yavuze yuko isoko mu birometero 4 ryemewe buriye. Aravuga ati isoko ni mubareke bakore muri risakaye, muwe mubihoreye bakore, ariko hagire ibyo mukora mushyiraho kandagira ukarabe, mwubake ntuza y'amazi, hanyuma mureka abantu babe bakora, ariko na cyangombwa asaba ubuyobozi bubishinzwe, ari ubw'umujyi wa Kigali ari n'ubw'akarere, yuko bigihutisha icyo cyangombwa kikaboneka na master plan, hanyuma bakubaka
isoko ry'icyerekezo ariko yatsindagiye umushinga nyirizina ni ukwemeza isoko. Twebwe twari twakuyeho amaboko twanababaye birumvikana utekereje ahantu wari kuva ujya nubwo twahombye ariko dufite ibyiringiro kugeza uyu munsi, niyo mpamvu tumushimira. Yego yasanze ari bande basenye rero iri soko, inzego zari zihari hasenywa nizihe izo Professor Shyaka hasanze Minisitiri w'Ubutegetsi bw'igihugu? Inzego zashenye n'urwego rw'umurenge, hari executive w'umurenge, hari w'akagari, hari inzego za police mu gitondo nyine basenya no kugeza barangije, hari abadaso, hari inkeragutabara birumvikana, nabo bantu bari mu gikorwa cyo gusenyesha isoko mu gitondo. Yego kugeza kuri uyu mwanya ibintu byanyu amakontineri yanyu mbere yarahari, kuri ubu icyo gihombo muzakitwaramo mute, muzabikora gute? Ese ntibandi baba barabateje kiriya gihombo, ese muzabikurikirana bizagenda gute? Amakontineri urumva hagiye habaho kuvuga ngo buri muntu naza atwariye natayitwara ubuyobozi burayitwara, azajye kuyikura y'igihe runaka yerekana naho bayizijyana. Urumva ubuyobozi bw'umurenge bwavuga ko hari aho bugomba kuzijyana aho muri iryo soko ry'Imusave, ariko amakuru makeya cyangwa atari menshi nuko abantu bagiye bazicumbikisha batigeze bajya Imusave, kuko n'ubundi ni kure, ntago wajya mu isoko Imusave uvuye mu birembo. Icyizere dufite rero kugeza uyu munsi, buriya leta ni umubyeyi, nk'uko yemeje ko isoko rihari, ndemeza yuko kandi nshingiye ku makuru y'ibanze twabonye tutatekerezaga, ntekereza ko leta izicara ikareba ayo makontineri abantu bakoresheje, ikareba ahantu yashyira muri iryo soko, kubera ko yari yakoreshejwe n'ubundi ubuyobozi bw'umurenge buhari kandi bubizi. Rero nicyo cyizere dufitiye leta yacu y'Abanyarwanda yunga. Ngewe mfite icyizere ko hari aho bazakira izo kontineri, iryo soko cyangombwa nikiboneka, kugira ngo Abanyarwanda badahomba bagasubira inyuma mu bukungu. Yego hari amakuru twaje twumva ati abantu bagiye bavugana n'abanyamakuru bagiye bahura n'ibibazo. Bimeze gute kuba mwaraganiriye natwe nk'abanyamakuru mukagenda muhura n'ibibazo? Byabagendekeye gute? Ingaruka zajemo kubera gutanga amakuru, cyane ko burya bashatse no kuharimbura mugani wawe, ariko noneho ingaruka zababayeho kubera kuganira n'abanyamakuru, noneho mwatanga ibitekerezo ngo mwisanzure muvuge ikibabaje, bikagira ingaruka. Ibyo bintu twagiye tugenda tuza twumva nibyo ingaruka zabayemo nizihe, byagenze gute? Hari abo byagizeho ingaruka, ariko kugeza uyu munsi abantu bavugiye mu itangazamakuru rwose turabastare ku rwego rumwe n'urundi. Umuyobozi uwo ari we wese arakubona akakumenya, akanakubaza ibyo ari byo byose, nyine waba ufite gusubiza ugasubiza. Ariko hari n'abandi bari kubizira, ko hari nka bagenzi bacu bafunzwe ejo mu gitondo, nimugoroba Minisitiri Shyaka havuye hafunga undi, mu by'ukuri n'ubu aracyafunze, ntituzi icyaha yakoze ko ntacyo yari afite. Yitwa Patrice niryo nibuka, niwe bajyanye nyuma. Undi mu mama yitwa Roza, undi n'abandi babiri b'abagabo, hanyuma abandi nabo. Ubwo rero aho ngaho umuntu wese ahita agira ikibazo, kavuga ati ske nibe ntangiye kuba ku rwego runaka, uhita umunyerondo akakuvuga ati mufate, cyangwa ushobora no kugira ikibazo kandi ukeneye serivisi mu buyobozi bakakwishyiramo kubera itangazamakuru twagiyemo ngo twarabashinjije ngo ni bakoze ibikorwa bibi, ariko kandi nuko twari tubabaye natwe badukoreye ibintu bibi. Rero dufite impungenge rwose, turishinganisha mu by'ukuri, nihagira n'unyerera cyangwa mwumvise hari uwabuze, izo mpungenge turazifite. Yego babafungira hehe? Kugeza ubu Patrice afungiye kuri Ribu Ibumbogo. Yego n'abandi niho bari bafungiye. Yego Josiane, turagushimiye cyane rero, urakoze kuganira no mu Mubavu TV n'umubavu.com. Urakoze. Namwe murakoze kandi Imana ibagure. Tugusanze hano mu birembo, twari twagusanze n'ubushize mu buryo mu nshuro ebyiri, none twongeye kwabasanga. Bimeze gute kuva twaza gukora ubuvugizi nk'Umubavu TV online ndetse n'umubavu.com? Bimeze gute kugeza kuri uyu mwanya? Tangira wibwira abakurikiye Umubavu TV online n'umubavu.com. Nitwa Uwingabire Marie Rose.
iki gihe aho bigeze twebwe dufite umunezero mu mutima, turimo turashimira minisita, tugashimira muzehe waduhaye isoko, yarakoze ni ukuri yarakoze. Ariko nanone nka minisita wamanutse akimanukira akaza gutera ingabo mu bituga abaturage bari bacitse intege, akatwemerera isoko, ni ukuri turamushimira. Ndumva ari na Stazi niwe waje, nubwo yaje ntahari, ariko ni ukuri ndanamushimiye. Nkimara kubyumva nahise numva nezerewe, ndavuga ngo nubwo ntahari mfunze ariko ndamushimiye ku mutima wanjye, nahise numva nishimye. wafunzwe uzira iki, byagenze gute tubwire? Ngewe mu gitondo cya kare nk'umuntu wari umufatanyabikorwa w'isoko, rumva nk'umuntu ukoreramo, nk'umuntu wari ufite udukorwa twanjye nashyizemo, byari ngombwa ko bampamagara mu gitondo bakambwira bati ngwino ukuremo ibintu byawe kuko barimo barasenya. Gitondo rero umuyobozi yarampamagaye w'isoko wacu, arambwira ati wowe nyaruka kuko utuye kure, urebe ko utagenda ugasanga babisenya ibintu byawe babyangije, wanabyikuriraho hakiri kare. Nkihagera rero ntabwo nakiriwe neza nk'umuntu wavuganye n'itangazamakuru, oya rwose. Narahageze negereye ushinzwe abanyerondo Inkeragutabara, ngira ngo musabe ko umuntu nani rakodesheje kontineri yaba baba bihanganye, ngiye nkamushaka akabanza agakuramo ibintu byiwe bakabona kuyiteruraho. Noneho numva umwe ahise amwongorera ngo duri uwo mugore niwe wavuganye n'iryatangazamakuru. Ubwo yari gitifu na komanda wa polisi ya Bumbogo, na gitifu w'iki umurenge muri Bumbogo n'Inkeragutabara. Noneho ubwo ngewe nkimara kubyumva iryo jambo nahise nizamukira niyomba kugira ngo bataza no kugira ikintu kibi bankorera. Ibya kontineri nari mbiretse, nta n'ikintu nari kubivugaho kindi. Nzamutse nagiye kubona mbona komanda arahansanze, nimwita komanda Yihangane, sinzi niba ari komanda gusa nuko nabo numvise bose bamwita Fandi. Niba yitwa Etienne, niba yitwa Ernest, sinzi uko nabonye ku ipapuro yari yamfungishije byanditseho. Noneho ubwo ngubwo arampamagara ngo ngwino hano. Mugeze iruhande ngo zananira telefone uvugisha uvuganaho n'abanyamakuru. Noneho telefone nari nyisigiye umugabo wanjye ari wifite kuri ahantu yarahagaze. Subira ndayimwaka, ntekereje wa mugani ko hari ibintu byinshi nari nagiye mvugana n'abantu. Nari nabandikiye, namwe ubwanyu nari nabandikiye, hari n'undi muntu nari nandikiye bitari ngombwa ko mbibereka kuko byari ibyanjye ku giti cyanjye nirengeraga. Ndangije ndabahunga nzamuka nirukanka ruguru, hari abapolisi n'abadaso baranyirukankanye mpaka bamfasha. Baranyirukankana n'imbunda, imbunda rwose baravuga ngo kandi wowe uraraswa. Arafite imbunda n'abaki n'abasirikare? Umupolisi niwe wari ufite imbunda. Ubwo ngubwo ndahagarara, banshyiraho amapingu baranjyana. Ngenda bantuye hano mu birembo bambwira ngo mfotoye inzego z'umutekano. Nkigera hariya kuri sitasiyo ya polisi ya Bumbogo bahise bahindura imvugo, n'igipapuro cyari kimfunze cyari cyanditseho ngo ndazira kurwanya inzego zishinzwe umutekano. Noneho ubwo ngubwo amagambo bo bambwiye nahise numva ko nzira kuvugana n'itangazamakuru nta n'ikindi. Kuko bakimara kungezayo barambwiye ngo abanyamakuru nibaze bamfunguze, ngo abanyamakuru banyu ariko ngo mwumva ibibazo byanyu byose ngo byashira mu itangazamakuru, ngo abanyamakuru banyu ngo nibaze bagufungure. Gusa kakanye ngo bagufungura, ngo ubu turagufunze, ngo uzavamo ngo wize isomo, ngo wagiye no ku murongo. Urakoze. None umaze gufungwa uruhe rugendo wagenze rero ufunzwe, wafungiwe he, hari hameze gute, ibintu bagukoreye ni ibiki, se barakubiswe, bagukoreye ibiki bidagushimishije, byagenze gute tubwire ufunzwe rero, tubwire n'igihe wamaze ufunzwe? Jewe bantwaye mu gitondo ejo saa 12 n'igice hafi saa 1 za mu gitondo, kuko batangiye gusenya saa 11 za mu gitondo, bagezemo hano basenya saa 11 za mu gitondo. Ubwo ahubwo nge nahuriyemo n'ibibazo byinshi kuko n'umugabo wanjye kuko bari babonye namuhereje telefone nabo bahise bamufata nawe baramufunga. Ubwo badufunze twembi ntago bamusize. Ubwo naravugiye ngeze kuri sitasiyo bati ni mu Musake afite telefone niyo dushaka. Iwe ntitumushaka tubanza dushaka telefone ntayo nari ngifite ako kanya kuko yari yatakaye
yari yatakaye mu gihe bankweshonaga gusa nagize amahirwe umuntu wayitoye n'umugira neza yayinsubije ubwo telefone yari yagiye ndababwira telefone igihe mwamfataga yahise itakara ntabwo nzi umuntu wayijyanye bakanga kubyumva naragiye banyicaza nyine muri sare bakomeza bambwira ayo magambo ngo abanyamakuru ngo twabagize imana abantu bayavugaga rero ni abayobozi harimo polisi harimo n'abandi bayobozi bo mu murenge ni umurenge ubundi ngewe n'ubundi mbona twarafunzwe n'umurenge ni umurenge wamfunze kuko iyo batari umurenge nta n'undi ariyo yaba ari polisi bari kuba banshinja ngo wakoze iki wakubise wagize gute bakagaragaza n'ikizibiti kigaragaza ko koko mfunzwe nzira ikosa nakoze nta kosa nari nakoze pe umuyobozi w'umurenge w'umurenge umuyobozi w'umurenge ntabwo nzi amazina ye iyo bakubwiraga ati wavuganye n'itangazamakuru ngaho ngera uhamagare we yatumaga abo bapolisi bakaza bakambwira we yari ari mu modoka ntabwo we yigeze agira aza ngo agira gusa icyo yambwiye yarambwiye naho ku isoko yarabimbwiye hari abantu benshi babizi yarambwiye ngo mada ukabona umuntu aborora ngo mugire umuntu ngo arabubaha ngo ejo bundi nabubashye ngo n'ejo bundi ndabubaha ngo none n'ubu ngubu koko ndamubwira rero nanjye ubaye twubashye wakubaha n'ibitekerezo byacu mbere yo gukora ibi ngibi ukabanza ukaza tukaganira ntabwo wabikora gutya nuko ubwo ngubwo umupolisi rero bakomeza agiye bantorotira bigeze ubwo ngira tasi bambwira ngo itangazamakuru kuvugana naryo ntibyemewe ngo ninzane telefone barebe ibyo twandikirana n'itangazamakuru birangira bakuvunze gute birangira ubwo ngubwo banshyize aho ngaho nyine muri icyo gisare kubera n'amagambo bambwiraga nahise ngira pressure njya bahita ndasamba mbura umwuka banjyana kwa muganga ndumva banjyanye aho bita Gishaka mugiye uka kanya mwasangayo idosiye yanjye yejo ko nagiye kwa muganga nzira guhahamuka ubwo naragiye mfata imiti ntibagira imongo benda babona ko nta nikosa mfite bavute bandekuza bamfungiye ahantu ni mu kazu nta kintu ari n'iki kimwe cyo kwicaraho ni ukwicaramo aho ngaho nyine uhise akaza akakubwira ngo nese abanyamakuru bawe bahageze ese b'abavoka bawe bahageze ese none uratuma ndi uvuye no kwa muganga bahise bamfunga bahise bamfunga ubwo rero uyu munsi mu gitondo nibwo nagiye kumva numva baraje ngo isomo ntiwaryize se ni umupolisi waje arambwira ngo isomo ntiwaryize se nuko ngiye kumva barambwiye ngo sohoka ndasohoka banyambura cya gipapuro bari bampaye kimfunga bahamagara n'umugabo wanjye ko bari badufatanye baramurekura twese baraturekura nawe yarafunze hanyuma nyuma y'uko wakorewe wavuze ngo wakorewe torture cyangwa se wari wanahahamutse watashye natashye ufite ikihe cyizere cy'uko badashobora kongera gufunga se n'ubundi ko kuri wowe wavuga iki ku bijyanye hari ukuntu umuntu ugiriwe n'ikibazo kuri wowe tubwira ikindi kintu wumva wavuga kijyanye no kuba bakubwira amagambo yose ngo avuganye n'abanyamakuru icyizere cyo ntacyo mu gihe nyitembera muri uyu muhanda icyizere cyo ntacyo mu gihe ngihura nabo ahubwo njyewe nasabaga wenda bishobotse kwishinganisha cyangwa byibura bakumva ko nanjye nabikoze ari nko kwirengera cyangwa kwirwanaho bakumva ko ari agahinda kabiduteye kwenda guhamagara iryo tangazamakuru ntibakomeze kutugiraho ikibazo kuko no guhamagara itangazamakuru nta kibi twifuzaga nta kibi twifuzaga twumvaga twebwe dushaka kurenganurwa gusa nta kindi kumva rero wakwishinganisha ufite ubwoba bw'iki ngo ati wakwishinganisha ufite ubwoba bw'iki mfite ubwoba bw'uko nta nubwo ari jye nyine nshinganisha ahubwo nashinganisha abantu bavugana n'itangazamakuru bakavuga bandi tugenda tuvugana nabo abo mwavuganye nabo twe dufite ubwoba kuko bazajya baza bagafata umwe bakamujyana bitewe n'impamvu zabo ku giti cyabo tutazi twebwe abantu mwafunganywe wamenye ko bafunzwe kubera kuvugana n'itangazamakuru ni bande n'abandi ngiye ku giti cyanjye nafunzwe nzira kuvugana n'itangazamakuru hari n'undi muhungu namusizeyo warafunze nawe yitwa niba Etienne Patrick nawe arafunze bamuzanye nimugoroba nka saa 12:30 nawe ari byo bamuhorana n'isi aracyafunze harimo bo twaganire cya gihe harimo muba mwaganire cya gihe abandi rero ubundi we n'umugabo wanjye sinzi icyo bamuhoraga undi bamufasha arabacika ntago nzi izina rye ariko nawe yaravuganye namwe murakoze turagushimiye murakoze namwe
ibwira abadukurikiye muri aka kanya ni Umubavu TV online n'umubavu.com ngende Clement Bagemahe nkuko twagiye tuganira watangira wibwira abadukurikiye ukatubwira uko bihagaze kugeza kuri mwanya. Murakoze cyane nitwa Sibomana Emmanuel. Ikibazo ufite nta byinshi navuga bitewe n'ikibazo ufite ahubwo icya mbere nabasha kuvuga ni ukwishinganisha kuko nabonye ahangaha kugeza iyi saha iyo mpageze niyo na kontineri zanjye kuzibura hariyo nabuze amapiyesi amwe kubera ko babayikase nayo ifite amakontineri 3 ahangaha mu makontineri 3 hari piyese zimwe ibyuma byabigiye biyakuruwaje ntabonye cyakora nyuma yaho kubw'amahirwe umugira neza aza kumbwira yuko hari uwo bafatiye mu isatere yarayajyanye ibyo byuma baba bijyanye ibyo byuma narabibonye basanga hari uwabifashe arambwira ati tubifatiye mu isatere barabimpaye nashima nabyo nta mahirwe nagize hagati yaho rero ikibazo gihari nuko yo mpageze igihe cyose yo mpageze yo ngeze hano ku isoko aho ryariri mbameze nkaho ndi nk'inturo nishinganisha uzira iki ndi kuzira yuko navugiye natanze amakuru urezera ko watanze natanze amakuru navugiye kuri TV kubera ibibazo bya bihari bari kudusenyera kandi ngewe amakuru nanatanze nge nuko kugeza iyi saha n'ubu nyongera nkabisubiramo gitifu ubwenge w'iri soko ninge waryubakishe ndirwemeza mirimo nubwo naje gushoramo nkashoramo amafaranga kubera ko nanjye nubwo ndirwiyeza mirimo hari abari ngombwa kugira ngo ugerebe nuko washyiramo n'umugore akabona akorera nahazanye kontineri maze kwashyira kontineri gitifu yantegetse ibyo nkora ntege ku buryo isoko ndipavoma cyakora dukora ibishoboka ku bushobozi twa dufite bwari bukeya dukora ibishoboka nk'abazunguzayi biza kugera igihe cy'uko na ibambu tubwira yuko twabanje kubaka inzu z'imbaho za nzu z'imbaho gitifu asaba yuko tuzikuraho tugashyiraho kontineri z'ibyuma ndaza ndemera nguza muri banki ikintu kimbabaza cyane ni uko nagujije amafaranga muri banki ntari naza ngo nanakoreremo kubera ko batubuje gukoreramo ari inzu z'imbaho nguza amafaranga muri banki ndaza nkora kontineri nkimara kuzirangiza mu gihe ndi kuvuga ngo reka nze nshyiremo utuntu gitifu niwe waje imbona nkubona ariwe twavuganaga ngira ngo dukore gutya arongera arambwira ngo izo kontineri nimuzikureho nakamubwira ngo kontineri uziravaho gute ari wowe wadushyigikiraga ngo tuzikureho yahise tuzishyireho dushyireho kontineri z'ibyuma aho ngaho yahise ambwira ati ahubwo nkuvuga ubwo ngubwo muhite muzikuraho kugeza iyi saha kubera ibyo navugiye ku itangazamakuru nkavuga uko byagenze byose ubu ngubu yakimbona apfa kumbona we yafashe mu mutwe ubwo kubera kuntu nabonye afashe mu mutwe iyo mbonye yuko mbona abandi bahita babanyereza bakabajyana bakabajya kubafunga ngewe mbonye yuko bimeze gutyo mpita ntoroka nkigendera rwose ndasaba uburenganzira nimba bishoboka mufite ubuvugizi bwagera no hejuru kuko ndabona amaherezo dushobora no kuzabura burundu kuko ibintu mbona ntabwo ari ibisanzwe nimba mugenzi wanjye bamujyanye nanjye nta cyizere mba afite cyuko nanjye ejo batazanjyana n'ubu ngubu nubwo mbivuze ndasaba yuko mwafasha ku burenganzira kuko ubuyobozi ni ubw'abaturage nge nubahaga gitifu nk'umuyobozi wacu kandi n'ubu ndacyamwubaha ariko nagerageze abo umuyobozi uyobora abaturage tugendane areke kuza hohotera abantu ajya kubafunga nka mugenzi wanjye turi kumwe bamujyanye ejo nkimara kubona ko bamujyanye mbona nanjye bishobora kuza kuba ikibazo nahise niyirura moto ndigendera we bamujyaniye iki yarawe uwo Patrick niwe bajyanye bamujyanye twatuhagararanye aravuga gitifu aratubwira ngo ngo ese ngo nawe n'ubu ngo muracyari hano ngo harya ngo ntago ngo mujya ngo imusave uwo Patrick ahita amubwira ati ariko ngewe hari ikintu nagusaba umuyobozi ati ese
kuri kutubwira ngo tujye i Musave ngo ntago mushaka akajagari hano i Musave niho hemewe akajagari ka kontineri. Gitifu ntago yamushubije, yaracejetse ahita yita atanga abaza abandi, mu gihe mu minota nk'icumi baba bamaze kumwambika ipingu. Nkimara kubona ko bamwambitse ipingu navuze ati ngewe ahantu mpagumye bizaraza kumbyera ibibazo, nahise nitorokera ndigenda. Uwo ngo tubwiye nawe yaganiriye natwe mu itangazamakuru? Nawe yaganiriye hamwe mu itangazamakuru. Igihe twaganiraga nawe yaratuganirije umunsi muheruka ino navuze amakuru ahari, nawe akurikira havuga amakuru, mpitamo impamvu nanjye nahise ngenda nuko nabonye yuko kubera ko yavuze amakuru nanjye navuze amakuru, mbona yuko cya kibazo nk'abandi babajyanye mu gitondo, hari abandi babajyanye mu gitondo, mbona yuko nanjye ishobora kuza kubigenderamo, mpita niyurira moto ndigendera. Ariko kumwe mwavuze ibibazo mufite, ariko mwanavuze munashima, wakongera ukadusubiramo uburyo mwashimye. Gusa icyo navuze nashatse kuvuga nta byinshi shaka kuvuga, kuko nubundi ndi wanted, nabyita ko ndi wanted. Mu gihe rero ndi wanted nasabaga kwishinganisha gusa, nawe ibindi byo narabivuze byararangiye nta kundi. Mu mbabarire, nitwa Sibomana Emmanuel. Murakoze cyane. Tugusanze hano mu birembo kuri iri soko ryasenywe, nubwo hari ikizere ngo yuko hari icyo minisitiri yemeye ubutegetsi bw'igihugu. Witwa nde? Ufite ayo makuru kugeza kuri uyu mwanya, bimeze gute? Murakoze, nitwihanganye Elize, nkaba nyobora abadamu bakorera muri iri soko bacuruza ibiribwa. Nkaba nishinganisha rero ko bari kungendaho bavuga ngo ninjye guhumura abagore, kikamumbana ni ikibazo kimbangamiye. Bari kukugendaho bande? Gitifu nyamara avuga ngo ninjye guhumura abagore wa Bumbogo, ngo ninjye guhumura abagore. Hamugana nese ndagumura abagore gute k'abacuruzi bigenga, ndabagumura nshingiye kuki? Nuko none ati urukwishinganisha? Nkaba nishinganisha ku bijyanye n'umutekano wanjye, kuko na mu gitondo nahageze baranshushushubikanya baranyirukana, nagumye kuzenguruka, ariko nzenguruka bambwira bati vamo cyangwa urire imodoka ujye tugutware. Ubwo rero nkaba nishinganisha ku bijyanye n'umutekano wanjye. Ufite ubwoba? Ufite ubwoba kabisa? Ubwo ntiwabubura, kuko urumva niba umuyobozi akubwira ati va hano cyangwa ugende, urumva, kandi ukabona arabivuga aresereye ku byo avuga, urumva ni ikibazo. Usanzwe utuye aha? Ntuye hano hafi. Nuko no kugenda gutyo ufite ubwoba? Kugenda gutyo bwo nta bwoba mfite, kuko ntawe mba ndi kubona, ariko n'ubwo ngiye ndaho hafi aho ngaho nje mu kazi kanjye barambangamiye. Ubwo rero ati rwose nkaba nishinganisha. Ukabishinganisha. Urakoze. Murakoze namwe. Urakoze. Tugusanze hasi ubwa mbere tuganiriye nawe ni kuri soko nyine rya Birembo. Duherukana muvuga muti muratabaza ati rwose abayobozi batabare, birangira nyine bahasenya, ariko haje minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Professor Shyaka Anastase. Yaraje yabwiye ngo iki kuri ubimeze gute, ese murabona hari ikizere, bihagaze gute? Tubwire mu ncamake. So ngewe ndabanza kubashimira ubwitange mwa mwakoze. Bande? Mwebwe kuba mwaje kutwegera ngo tunashira agahinda, nubwo tutanatabarwa, ariko kuvuga bimara agahinda. Ariko ngewe ubwanjye kuri izi sana n'ikintu mfite cyo kuvuga, keretse yaba abayobozi basuraga umuntu mu rugo ngo urebe ukuntu abana banjye baryamye hejuru y'imifuka. Ejo nge naguhamagaye ndi gusohora imifuka nyine agahanze kugira n'umuceri abana banjye baryaga batazawubura. Ubwo rero kuri ubu ngubu nge n'ibintu minisitiri yawe tubwiye ejo kuri iri soko, kuri ngewe wenda hari uwabonyemo igisubizo, ariko nge ntago nisanzemo. Mube yashubije ntago nisanzemo. Kubera iki? Dore impamvu ntisanzemo. Nge nzi ko ahantu hatemewe kontineri ari mu mujyi gusa, bazajya Kimironko, bajya Zindiro, bazenguruke bazamuke bareba, nta soko ry'imboga n'imbuto ribaho. Ntabwo umuntu yagura imbuto hano, yaremeje ngo hazajyamo imboga n'imbuto, ariko nta mboga n'imbuto, nta soko ry'imboga n'imbuto ribaho. Ntabwo umuntu yagura inyanya ngo azamuke ajye Kinyinya ajye kugurayo ibijumba, ibyo bintu bibaho. Ntabwo yagura inyanya ngo azamuke ajye Kinyinya ajye kugurayo ubugari.
isoko rigirwa n'ibintu byose. Uzagura inyanya ukenera udukweto two kwambara, bisaba ngo ugura inyanya. Uba ushaka, hari umwana uba ufite nta kenda afite, hari umwana uba nta gakweto afite. Ngera sinisanzemo kuko yabuze isoko ry'imboga n'imbuto, ahubwo njye ikintu nisabiraga nk'abantu ari byo ejo nabwiye executive twarahagararanye gutya ndabimubwira, ndavuga nti ngiye kontineri yanjye njye kuyahashya, sinayihashyize nijoro nk'uko mubivuga cyangwa muri iyo guma mu rugo. Iyo lockdown ivuyeho wageze mu muhanda ntago wagumyemo, wahora gutambuka. Ubwo rero ngiye ikintu mba mvuga nshaka no gusaba ubuyobozi, ngiye n'ukuntu bahura n'abayobozi bo hejuru simbizi, yanaje ntanahari ngiye nari gushirika ubwoba nkanamwegera nkanamwibariza, nuko nari nitahiye ninaniriwe. Minisitiri ngiye nari kubimubaza, nkibaza nk'abayobozi twubatse ibintu barora baturebera kandi badushyigikiye, bagahindukira inyuma bakadusenyera, ese icyo gihombo twahuye nacyo tuzakibaza nde? Ngiye nicyo nari kumwibariza. None ukubona muzakibaza nde nyine nicyo gihe kinyobera. Mwarahombye. Twe twarahombye, ariko noneho ndi kubabazwa n'abana banjye baryamye hejuru y'imifuka y'imiceri, nuko abayobozi batajya basura abantu mu ngo. Abana banjye baryamye hejuru y'imiceri, baryamye hejuru y'akawunga, sindi kubona aho nicara hejuru y'amakosa y'abayobozi. Kuri wowe kuba uvugana n'abanyamakuru nta ubibona gute? Nta kintu bakubazaho? Hari abagiye bafungwa kubera byo? Barafunzwe baragira, ariko ngewe rwose gufungwa nzira ukuri gusa. None se reka mbanze nkwibariza, Yesu we ntago yakubiswe kandi arengana? None se hari icyaha yari yakoze? Si ukuri yavugaga se? Ni gute umwana w'umuntu atazarengana akiri mu isi? Kurengana tuzakomeza turengane, uri kumva abayobozi batugendaho, ariko ibyo ngibyo umuntu mubona abarenganura se nk'ibyo byose baba barenganye muvuga ngo barabarenganya. None turenganurwe nandi umuntu utaraturenganuye atuyobora ngo avuga ati aba bantu banjye ibi bintu ninjye bashyigikiye ngo babikore, bakabinyanyagiza areba, ntanavuga ati mu baturage nyoboye barimo ejo hazavamo abasabiriza mu kagari kanjye, kandi nakeka n'ibigori baduha ntibiduhagije twese. N'uwashoboye kwihangira imirimo, none se ubwo tuzarega ndetse ko turega we turegera? Urumva tuzaregerana? Nge banyita mama Pasi, si ngombwa guhora nivuga buri munsi. Urakoze namwe. Nitwa Ndashimiye Donati. Icyambere nshima, ndashima leta y'u Rwanda. Ikintu cyane nshima ni perezida wa Repubulika, atwejeje minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu, kugira ngo haze kumva ibibazo isoko rya Birembo rifite, rya Birembo, asize minisitiri. Rwose minisitiri turamushimira, ushimira leta y'u Rwanda ko yabashije kumva ibibazo by'abaturage bafitemo muri Birembo, atohereza umuntu uza kumva ibibazo byacu. Ejo minisitiri twabonye asesekaye muri Birembo, yumva ibibazo byose dufite. Minisitiri avuga ati ibyo byose iri soko n'ubu rifite ibyo ryaba itujuje, ariko hari ibyo mwari gukosora, ibintu bikamera neza bigakosoka. Ati ntabwo ari ngombwa ko mwari gusenya mugakata ibintu byose mwari gukosora. Yarabivuze twe duhari, yarabivuze rwose ati nimba amakontineri yari atameze neza, hari ukuntu ntabwo umwanzuro wari kuba ngo ko mukatakata ngo musenyagure muyajyane. Ese iki tweje ni kimwe, ahantu tujye ahantu bita Imusave. Imusave ni umurenge wa Bumbogo, bakuye akajagari mu Birembo, utwereje Imusave. Ese Imusave ni wemewe akajagari? Kuri ubu ufite ikihe cyifuzo rero? Ngewe ikibazo cyanjye ntacyo njya uko minisitiri ejo yavuze, ntacyo njyaho kiravuga ati agasoko mukemere, agasoko karahari, muze mukora isoko ryiza rirahari. Ngewe ndashimira minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu
ijambo munsi yavuze njyewe nacyo njyewe nanzeho ikindi murakoze cyane. hanyuma kuba hari abavugana n'abanyamakuru bakabizira bajya bitubwira wowe ntabwo bufite kuvugana n'abanyamakuru? njyewe ikintu cya mbere nshima u Rwanda dufite perezida wa repubulika ubwo umuturage wese ageze icyifuzo yumva ashaka kuba umuntu ashaka kuza agaca inyuma umuntu umwe akamufata nk'ubu nkanjye mfite umuvunyi wanjye ejo batwaye Patrick bamutwaye mpagaze ni umusore dukorana akazi ka bizinesi nawe yaganiriye natwe nawe namuzanye yambaye agapira gafite ubusitani gutya ikintu yazize yaje bagize gitifu ati aho utweze muri save niwe nakajagari. none urifuza ko wafunzwe bigenda gute? ndifuza ko leta y'ubumwe mbere abaturage leta y'ubumwe y'abanyarwanda irenganira abaturage ubuyobozi bw'abaturage n'ikibazo abaturage baturenganure niba umuntu avuze icyifuzo yumva afite akakivuga ntabwo akakibwira itangazamakuru cyangwa abayobozi ntabwo akizi ubu nanjye ahangaha mpagaze sinzi n'indi uza mbona ahangaha ushobora guhita abantu bakaza bakavuga ati weho wabaye njye ijambo mvugira ahangaha za gitifu y'umurenge ndabivuze igihugu abitangiye igihugu niyo ngo dutume twese duhagaze ahangaha iyo hatari abantu bitangiye igihugu ntabwo turi ahangaha executive w'umurenge yamubwiye ngo nshinze ibyaha nk'ibyo bashinza Suzabagina yiko niko abwiye Patrick mu mugenzi wanjye ngewe nimahagaze nzabisubiramo ninapfa niba namfunga sinjyambye zabisize sindi wa kabiri ariko ngiye ndumure ku mana yanjye. Bakoze cyane. Ni bihangane turimo gutegura MOU abo bafashe nimero bakaza gufata nimero aho ngaho n'ubundi MOU nirangira tumaze kumuha icyangombwa twakora isoko ryemewe atari ubwo kontineri buterekanyirije n'ubundi izo nimero bazagenda bazifate. Yego abaturage bashinja ngo gitifu kuba yari ruswa ariko nta bihamya batanga ngo ibi ya miliyoni y'umugore ngo ushaka ko basenyera soko rikajya muri ge ngo ahitwa muri Eden muri Kinyinya uwo mwaba mwarabyumvise? Oya impamvu ntaho byahurira ari agasoko kari muri Bumbogo urumva ko ni imirenge ibiri itandukanye. Yego ntago rero Bumbogo ari nk'amasoko wenda aturanye aho wabikeye kutumwa aragira ngo ajye mu wundi. Oya nawe se wahigereye nawe nk'umunyamakuru namwe mujye mudufasha kutubwirira abaturage akajagari nawe ubwabo kontineri wabo ubonye bw'amabati bateranya agahita aterura agatereka ahantu ntaho bihuriye rwose ibyo. Bumbogo n'umurenge ukwawo Kinyinya n'ukwawo ntaho bihuriye pe. Bavuga ko ngo kontineri babitegetswe na gitifu w'umurenge nawe utashatse ko tunavugana. Ntabwo yabategeka gukora ibyo bintu kuko nawe ubwe byamubera amakosa. Tugira standard y'uko isoko ryubakwa, tugira standard y'uko inyubako ibyangombwa by'ubutaka bitangwa. Urumva ntabwo yategeka abaturage ngo mushyiremo utwo dukontineri ngo narangiza ari ujya kudukuraho. Ubwo buryo bwo gufasha uwo muturage wari wabatije muri gukoresha kumuha ibyangombwa bwo muteganya ko bizarangira ryari ku buryo yenda banegeza aho bajya kwizera ko bagaruka ahantu bakoreraga yenda hatunganye? Ubwo ni procedure MOU abakozi barimo kuyitegura wenda nk'ejo ishobora gusinywa nko ku karere dushaka kuyisinya ariko wumve ko ikintu cyitwa isoko kinashyirwa ku rwego rw'umujyi gusa cyangombwa gitangwa n'umujyi wa Kigali. Nka Gasabo durategura tugasinya tugahereza umujyi ukagitanga kuko mu mujyi hari master plan ntago ari ugupfa kubaka uko ubonye. Ariko nk'ejo twe tuzagisinya tubiha umujyi nawe babirebe ko bamwemerere ahashyira isoko ribereye atari ubwo kontineri bw'akajagari buterekeranyije butareshya umwe yateruye kamwe hirya undi agaterura hino bitwaje ko aho hantu uwo muturage yacururizaga bava hirya no hino rero bazana udukontineri kandi no muri bihe bya lockdown urumva ko nawe bakunda umuntu aca abayobozi muri humye gato ugahita usanga yakoze ikintu kitari ku murongo ariko iyo tubibonye natwe ntitubyemera duhita tubikuraho ubwo nta kundi.
Meya wa Gasabo ubu se igihombo bavuga y'ibintu byabo byaboze byapfuye barabitweretse ejo n'uyu munsi nayo makoteri ngo bashoyemo amamiliyoni murabakorera iki rero aba bantu bagiye guhomba cyangwa bahombye? urakoze cyane. Buriya iyo wikoreye ikosa wigerengera n'ingaruka rwose tubwizanyije ukuri. Tekereza naho umuntu agiye aguza amabati yakoze agakontineri aragateruye aragapakiye akajyanye ahantu, nawe ubwe hari ikosa aba yakoze. Nta muntu kereka ari umuntu twashyize mu isoko risanzwe rizwi tukarifunga. Ubwo nyine gusa ibyo kuvuga ngo ibyo kuba barashoyemo amafaranga muri ubwo bukontineri urumva harimo amakosa mbere ya byose. Ikibikoresho byabo nabo mwabonye ko abaturage barimo kubyikuriraho. Urumva rero umuntu ubyikuriraho nuko ababyemera. Ubwo urezista kubikuraho nawe ababizi. Oya bikuzaho ku mbaraga ko haza amapiki n'abantu ngo bamapawa gutyo ngo wahageze ko ntiwabonye ko hari abaturage barimo kubyikuriraho wabibonye. Barimo barabyikuriraho rwose kuko amakuru ntayamenye ko wahageze barimo kubyikuriraho. Ubwo nyine abantu ntihabura ugorana ntabikureho kandi nawe yarakoze ikosa. Ubwo ni kontineri abakorera mu gihangari gihari bo mubateganyiriza iki? Ni ukurindira ikaboneka hakaboneka isoko. Rwose nta kibazo isoko niryemerwa bazacuruza bahumure. Ariko nanone urumva kuba wifuza gukora ikintu ntabwo ugomba kugikora utarakibonera uburenganzira. Hano ni mu mugerega ntabwo ari ukupfa kuzanamo akajagari uko wishakiye. Ariko bari bamaze umwaka n'amezi 3 ngo bahakorera. Oya bahaje muri iyi minsi rwose ya lockdown. Lockdown ya mbere muri 2020. Unya akajagari aho kaboneye sibyo ko tuzi ko babijemo vuba. Ku makuru nabonye nanjye nibwo bari bamaze iminsi babizanamo. Akajagari aho tukamenyeye ntatubwira ngo kamaze igihe kingana gutya ni gute, aho ubuyobozi tuboneye amakuru nyine mu bintu binyuranye n'ibikwiye nawe urabyumva ntabwo twabyemera. Meya wa Gasabo bahumure kuko ikiriho iryo soko nitinywa bazakoreramo. Kandi ikindi nabashishikariza hari amasoko azwi yemewe ahari afite n'imyanya rwose. Ubu kubera ko dufite ingamba zo gucuruza 50% mu isoko kubera turimo twirinda covid, hari abacuruza agira ati akavuga ati agashaka kuva ku isoko risanzwe kuko azi ko azakora uyu munsi abandi bagakora ejo akajya gukerera akajagara ahandi hantu. Nawe ari wowe uri umuyobozi ntabwo wakemera ko abantu bakora ibyo. Ubutumwa urabaha abaturage rero bababaye bavuga ko ibintu byabo byapfuye ndetse batazi uwo bazasaba ingurane, urabaha ubuhe butumwa Meya wa Gasabo ari byo tunarangirizaho? Ubutumwa mbaha ni bajye ku masoko yemewe. Noneho niba naho bahakunda barindire uwo muntu azabanza abone icyangombwa, namara kukibona rwose bazaze bahakorera uko babyumva. Ariko uyu munsi rwose bajye ku masoko afite imyanya arahari yemewe ariho bakorera. Mubijeje ko cyangwa kizaboneka bakaba bahagaruka ku Ananias yakibonye? Rwose bazahita babimenya kuko nawe azabibwirira buriya kuba baza bamugana akabakira ni ukuvuga ngo waziranye nabo. Rwose kikiboneka turabizi ko azababwira. Meya murakoze. Urakoze nawe. Niriye ni impande zombi twumvikana ko icyambere akajagari ntabwo kemewe. Akajagari, imikorere y'akajagari irangiza umujyi, irangiza icyerekezo, irahenda. Burya akajagari karahenda kurusha kukirinda. Kubaka akajagari birahenda kurusha kukirinda. Icya kabiri ariko mu gushaka ibisubizo ntabwo ari ukuvanaho akajagari gusa, ahubwo tugomba no gushaka ibisubizo. Abo bantu bacururizaga mu kajagari ni ukuganira nabo turabaha igisubizo ki, turacuruza neza dute, turacuruza twirinza akajagari dute, kuko ntabwo twabasha kuvanaho ubucuruzi, ntabwo ari nacyo kigamijwe. Ariyo mpamvu aha duhagaze akajagari kari gahari tuhaboneye umurongo, ubucuruzi buzakomeza ariko budakozwe mu kajagari. Agasoko karatunganywa hamere neza, abacuruzi bari hano abenshi babona imyanya ahangaha bakomeza bahacururiza ibyo bacuruzaga bijyanye n'ibiribwa, ariko twari twashatse n'ahandi hafi yaha. Turabizi ko bamwe mu bacururizaga aha batuye hariya za Kinyinya, naho twababoneye ahandi mu gasoko gahari ka Kinyinya.
naho baratangira bacuruze kandi mu ikubitiro bacuruze na ba nyirayo masoko batwemereye ko batanga uwo musanzu ko batangira no gucuruza batishyura kugira ngo babashe nabo kwiyubaka. Akaba ari ubwo buryo bwombi bukomeye rero twumva twahuza ababa basigaye bacuruzaga utundi tudandazwa dutandukanye, abo harandi masoko nk'abacuruza ngo utwuma dukora za moto n'iki, hari akandi gasoko kabyo hano haruguru naho barashakirwamo umwanya. Icyo twifuza rero ni uko duca akajagari ariko tugashaka ibisubizo, abacururizaga mu buryo butameze neza bakabona aho bacururiza hameze neza. Dukomeje kubishimira cyane mwese mubana natwe mu Bavu TV online mu bavu.com. Clement Bagemahe turagarutse hagati ahangaha turi hano mu birembo, hagiye haba ibibazo bitandukanye tubivugaho, turabereka ku nshuro ya mbere, tubereka ku nshuro ya kabiri. Tuhasubiye abaturage bagifite ikibazo gikomeye, babanje bashima nyakubahwa Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Professor Shyaka Anastase waje agatanga ihumure ndetse akanagaragaza nk'uko muragera mu byumvira mu baturage ko babivuze yuko batakabaye basenyerwa, ahubwo hagomba gutanga umurongo w'ibigomba gukorwa kubera isoko cyane batijwe n'umugira neza umusaza rwose wabatishe. Ikibazo mu birembo rero bakomeje gutabaza ati tukomeje kurengana ndetse turatotezwa tukanafungwa kubera kuvuga ibitekerezo byacu, kubera kuvugana n'abanyamakuru. Ubwo twakoranaga nabo byanze bikunze mwagiye mwumva uko twaganiriye n'abayobozi batandukanye barimo meya, umuyobozi w'akarere ka Gasabo ndetse binatuma n'inzego na Minisitiri aza, ariko abaturage bo bakomeje gufungwa nk'uko baragenda babigaragariza ndetse muna babona ko hari n'abafunzwe bazira kuvugana n'itangazamakuru. Mu birembo hari ikibazo gikomeye, nubwo Minisitiri Shyaka yatanze agahenge cyangwa se akavuga ko bizagenda neza, ariko abaturage bafite ubwoba bwinshi cyane, baragenda babibera bafite ubwoba kubera gufungwa ndetse no kubwirwa amagambo akarishye babwirwa n'inzego zitandukanye ziyobora umurenge ndetse n'izindi nzego nk'uko mujye kugenda mu byivugira. Hano ndi Clement Bagemahe mu Bavu TV online mu bavu.com mu birembo umurenge wa Bumbogo mu karere ka Gasabo umujyi wa Kigali.